Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 215, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibwo tukiri kwigaho. Turagushimiye Imana Data wa twese, dushyize hejuru izina ryawe Mwami Imana. Ugira neza, urakomeye, ufite imbaraga nyinshi, dushyize hejuru izina ryawe. Wagize neza kubw'urukundo rwawe Imana, wagize neza kubw'imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka. Ushyirwe hejuru Data wera. Mu izina rya Yesu turakwinginze ngo tubabarire gukiranirwa kwacu, ko twagendeyemo, ibyo twavuze, ibyo twatekereje, ibyo twakoze, tubabarire Uwiteka. Ukimara kutweza turagusaba cyane ngo ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, Uwiteka Mana yacu, wohereze Mwuka wawe wera, afungura amatwi yacu, afungura amaso yacu, afungura imitima yacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo byitegurire kwakira ijambo ryawe. Turashaka kumva, turashaka no kumvira. Uwiteka, turashaka gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Turashaka guhindurwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana igira neza, turakwinginze ngo Mwuka wera amanukire kwigisha ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu turasenga cyane ngo ubwami bwawe gusaba ari bwo buza. Turasenga cyane ngo ibyo ushaka gusaba ari byo bibaho. Turasenga cyane ngo Uwiteka mu izina ryawe gusa baryo rihimbazwa. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 11 umurongo wa 5 kugeza kwa 8. Avuga ngo arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akabira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsi mitatu kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akayisubiza ati, windushya namaze kugarira ndaryamye, n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko uko amutitirije biramubyutsa mwe ibyo ashaka byose. Ibyo biri muri Luka ibice 11 umurongo wa 5 kugeza kwa 8. Guhamagara Imana nk'aho isinziriye. Muri iyi nkuru tubona byibuze impamvu ebyiri zituma Imana isubiza umuntu, ariko tunabonamo umuntu Imana ikunda gusubiza uko agomba kuba ameze. Icyambere twigira aha ni uko Imana idukunda, kandi iyo akaba ariyo mpamvu ya mbere ituma idusubiza iyo dusenze. Mu kubisobanura neza kurushaho ni uku nguku: kugirana ubucuti n'Imana bigusunikira mu bisubizo by'amasengesho yawe. Iyi niyo mpamvu Yesu yavuze ko iyo inshuti gusanze umerewe neza igusaba ubufasha, wemera ugasiga kumererwa neza kwawe ukayifasha. Ikigutera kureka kumererwa neza kwawe ukajya gufasha inshuti mu byago ni urukundo n'ubucuti mufitanye. Icyakora hari indi mpamvu ituma umuntu atanga ibyo asabwe atabikoreye urukundo. Iyo mpamvu ni ugutitizwa n'ugusaba, cyangwa bita gushyirwa ku gitoto n'ugusaba. Aha niho Yesu yavuze ko bishoboka ko n'umwanzi yagirwa neza aramutse azi gutitiriza aba adahwema guhemukira. Icyo nacyo ugiye kukimenya. Uko gutitiriza ni kwiza mu gusenga kuko gutuma Imana isubiza. Gusa rimwe na rimwe ntisubirisha urukundo, ahubwo isubirisha kurambirwa bitewe n'igitoto umuntu aba yishyizeho. Uku niko abantu bamwe basenga maze bagasubizwa, ariko bakabona ibitandukanye n'ubushake bw'Imana, maze bya bindi babonye bakabyangiza, nabyo bigahindukira bikabangiza. Bifate gutya: ku muntu w'inshuti y'Imana, Imana imusubiza mu bijyanye n'ubushake bwayo.
muri ubwo kumusubiza mu bijyanye n'ubushake bwayo, Imana irabanza ikamutegura, irabanza ikamutoza kugira ngo ibyo ayisabye bizamugereho yiteguye, afite ububasha, afite n'imbaraga zituma abyakira ntabyangize cyangwa byo bimwangize. Ariko wa wundi utizera Imana cyangwa uyizera kubwira ibyo aza kwikuraho, arayitota cyane, ntiyite ku byo yigishwa nayo, maze akakira gusa bitewe n'uko yatitirije Imana, ariko atari uko yari ageze ku kigero gikwiriye cyo guhabwa ibyo yasabaga Imana. Imana iturengere cyane. Uwo rero yakira ibintu bimeze gutyo, aba asubijwe kubera igitoto ahoza ku Mana, ntabwo aba asubijwe kubera yuko yari ageze ku rugero rukwiriye rutuma yakira ibyo bintu ntabipfusha ubusa. Ibyo rero iyo amaze kubyakira abipfusha ubusa, akabyangiza, nabyo bikamwangiza, maze ubukristo bwe nabwo butari bukomeye bukangirika cyane. Imana iturengere cyane. Usenga wese rero ntabwo asengesha ubushake bw'Imana. Ntugapfe gusenga, ahubwo wige kujyana ubucuti n'Imana kugira ngo ninagusubiza ujye usubizwa kubera urukundo rwayo. Ntugasubizwe gusa kubera yuko uzi guhoza Imana ku gitoto cyangwa gutetereza Imana. Imana iturengere cyane. Reka dusenge. Turagushimiye Data wera, turaguhimbaje, dushimiye izina ryawe n'urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka. Tugushyize hejuru kuri Imana ishobora byose, tugushyize hejuru kuri Imana igira neza. Igitondo tumaze kumva ijambo ryawe, turasaba ngo Mana ohereza Mwuka wawe, Mwuka wera w'Imana, ngwino wuzuze imitima yacu urukundo, ngwino wuzuze imitima yacu guca bugufi. Turashaka kugira ubwo busabane, ubwo bucuti n'Imana butume dusubiza biturutse mu rukundo, mu bigendanye n'ubushake bwayo, kugira ngo Imana tutazasubizwa biturutse mu kugutota, ariko by'ukuri tutari tugejeje igihe cyo gusubizwa, ndetse rimwe na rimwe bitagendanye n'ubushake bwawe. Mwami Imana, turakwinze ngo tubabarire, turakwinze ngo tubabarire aho twinginze cyane, tutabanje guca bugufi ngo twigishwe nawe, twifuza ibisubizo byacu aho kugira ngo twifuze ubushake bwawe. Mana utubabarire, utugire neza, ubwo bucuti bubeho, ubwo guca bugufi kubeho, tujyane umubano mwiza nawe Data wera, utuma twemera tukavuga ngo Mana turasenze, ariko igihe cyawe gikwiriye nikigera aho ari kuzadusubiza, ntudusubize mu gihe cyacu. Izina ryawe rishyirwe hejuru Data wera, izina ryawe rihabwe icyubahiro Imana igira neza. Mu izina rya Yesu dushyize hejuru kugira neza kwawe, dushyize hejuru izina ryawe yera, ukomeze kubana natwe. Umwuka wawe uramanukire kubana natwe no kuduhindura. Turavuga ngo ubwami bwawe gusa ari bwo buza, turavuga ngo izina ryawe gusa ryo rihabwe icyubahiro, turavuga gusa ngo Uwiteka ubushake bwawe gusa ari bwo butubaho. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Isezerano ry'uyu munsi twarisanga muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Haravuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Ibyo byanditse muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Uwiteka agumije bwo kwifatanya natwe, Uwiteka agumije bwo kumva ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ngo Mwuka wera akuze urukundo, Mwuka wera akuze guca bugufi, kugira ngo bikubashishe kujyana ubucuti n'Imana. Ndakwingira ku Mana kugira ngo Umwuka wera akuze guca bugufi, gutuma iteka ryose wumvira Mwuka wera igihe cyose avuganye nawe. Uwiteka abane nawe, kuko Imana agumane nawe. Uwiteka agendane nawe, kandi Uwiteka aguhumurisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube, ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma,
kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.